Aho uri ni ku ishuri. Aho uri ni ku ishuri. Aho uri ni ku ishuri. Muraho, n'umunsi ikiganiro cyacu kirabagezwa n'umwagizi ikipe y'ishuri. Twizeye ko mwibukunde ibyo ari bubasangiza. Igenabikorwa n'ingengabihe ni urufunguzo mu iterambere. Igenabikorwa ni gahunda igizwe n'intambwe zirimo kwishyiriraho intego no kugena uruhererekane rw'ibikorwa bigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo za ntego zigerweho, ndetse ugashyiraho n'uburyo uru ruhererekane cyangwa se ingengabihe rugomba gukurikirana. Igenabikorwa ritangirwa no kwishyiriraho intego. Intego zikomoka ku ndoto zishingiye ku gusobanukirwa icyo ugamije. Ikigamijwe kivugwa hano ni ugusobanukirwa iki kigo runaka, ubushabitsi runaka bishaka kugeraho. Bivuze kwaguka, kongera imari, kubaka izina. Ibi ntibisobanure ko ari ishinganwa gushyirirwaho imbibi n'iby'ikigo runaka cyangwa se ubushabitsi bishobora kugeraho gusa. Imibereho, imikorere by'ikigo, ubushabitsi, ubusanzwe bigongana na gahunda ziri hanze y'ubuzima bwabyo. Ibi bivuze abakeba, amategeko, igipimo cy'ubushobozi buhari n'ibindi, ndetse na za gahunda z'imbere mu buzima bw'ikigo. Ubushabitsi ni ubumenyi n'ubushobozi by'abakozi, ibikoresho ndetse na mikoro bihari, ubushobozi bw'itsinda riyoboye. Aya makuru yose asuzumirwa muri gahunda yiswe n'abahanga mu bukungu SWOT analysis, isesengura ry'uruhurirane rw'indoto, ibigamijwe ndetse n'umusaruro witezwe kuvamo niryo ritanga intego z'ikigo. Ikiba gisigaye muri gahunda y'igenabikorwa ni ukugaragaza mu buryo bufatika uko izo ntego zizagerwaho. Aha harimo kugaragaza neza ubushobozi bukenewe ndetse n'aho buzakomoka, kugaragaza neza urutonde rw'inshingano zigomba gushyirwa mu bikorwa ndetse no kugena uko izo nshingano zigomba gukurikirana, ndetse no gukora ingengabihe ndetse irimo n'imihigo igomba kugenda igaragaza intambwe ku yindi uko ibikorwa biri gukorwa bidateshuka mu mujyi ugana kuri za ntego. Uruhare rw'igenabikorwa mu kuzamura umusaruro mu itsinda. Mu isi ya none irangwa no kugendera ku muvuduko, rimwe na rimwe bamwe bagatwarwa na serwakira babyitiranya no kugendera ku muvuduko. Gukora igenabikorwa ry'amezi make byagaragarira bamwe nk'igikorwa cy'imfabusa, ariko nanone byagaragaye ko ari ingorabahizi kurasa ku ntego mu gihe wihaye gahunda yagutse ku rugero runaka, ikubiyemo urusobe rw'ibikorwa byinshi. Igenabikorwa rero rifasha gushyiraho ibikorwa mu byiciro, noneho ukabasha gutera intambwe zijya imbere nubwo waba uhanganye no gushidikanya mu isi ihindagurika uko bwije n'uko bukeye. Zimwe mu ngaruka nziza zo gukora igenabikorwa ni izi. Igenabikorwa ritanga inzira yo gushyira mu bikorwa ibigamijwe. Gutegura gahunda biyobora ibikorwa bya buri wese, bikamurinda guhusha intego zigamijwe. Iyo ibikorwa bihujwe kandi bikerekezwa ku ntego runaka ifatika, bituma umusaruro wiyongera. Igenabikorwa rituma habaho gukoresha neza ubushobozi buhari. Igihe cyose ubushobozi buba bukenewe kugira ngo ikigo, ubushabitsi bibashe gukomeza kubaho. Niyo mpamvu abagize itsinda riyoboye baba bagomba guhora bari maso, cyane cyane bagenzura ko ubushobozi bukoreshwa uko bugenda bugenwa kandi bugakoreshwa muri gahunda bwagenewe. Rya genabikorwa rero rifasha itsinda riyoboye kumenya aho ubushobozi bukenewe byihutirwa kurenza ahandi, bityo bakabugenera aho bugomba kubyara umusaruro ushimishije kurenza ahandi mu gihe runaka. Igenabikorwa ritera akanyabugabo n'ubwitange mu bakozi. Abantu ntabwo bagira ubwitange iyo badafite intego runaka zibasunikira kuzirasaho mu gihe runaka kizwi, cyangwa se igihe badasobanukiwe neza umusaruro nyirizina umukoresha wabo abitezeho. Igenabikorwa rero rikuraho guhuzagurika gushoboka kose ndetse rikagaragaza mu buryo buzira igihu icyo buri wese yitezweho n'icyo agomba gukora. Byagaragaye ko abakozi batanga umusaruro ushimishije igihe bakora akazi ikibatejweho kandi bagisobanukiwe neza. Igenabikorwa rishyiraho ibipimo byo kugenzuriraho uko imihigo yeswa. Igenabikorwa rigaragaza neza umusaruro ugamijwe kugerwaho ndetse n'intego zihariye zigomba kugenda ziraswaho mu rugendo rugana kuri wa musaruro. Izi ntego rero nizo zigenerwaho ibipimo byifashishwa mu gusuzuma niba ibintu biri kugenda neza.
mu buryo bwateganyijwe cyangwa se igihe habayeho guteshuka ku nzira, itsinda riyoboye rikamenya igihe cyo gukosorera ndetse n'aho byapfiriye. Igenabikorwa rifasha mu koroshya akazi kakagoranye mu bundi buryo. Binyuze mu nzira yo kugena ibikorwa ngenderwaho mu gihe runaka, itsinda riyoboye ribasha gusesengura neza ubushobozi buri mu kigo, ubushabitsi ndetse n'inzitizi izo arizo zose zakomoka hanze ya gahunda bateguye, bityo bakabasha kujyanisha ubushobozi buhari n'ingamba zo kuzigenzura no kuzikumira. Igihe habaye impinduka zidateganyijwe muri buri genamigambi n'igenarikorwa ryateguwe, itsinda riyoboye ribasha kuzitahura bidatinze ndetse ntirinagorwe no gufata ibyemezo byo gukoresha ubushobozi buhari mu guhangana n'izo mpinduka zitunguranye. Igenabikorwa mu kuzamura umusaruro w'umuntu cyangwa umukozi. Aha birumvikana niba nk'umuntu individual ugendera ku igenabikorwa uzashobora gukora byinshi mu gihe gito, kubyaza umusaruro igihe cyawe bityo ubashe kwisagurira igihe cyo kwitaho, kwita ku muryango, kwidagadura, kwita ku zindi nshingano zitandukanye n'akazi. Ariko se ubundi bigomba gukorwa mu buhe buryo? Kandi ni ubuhe buryo bwiza kurenza ubundi? Bivuze gutegura igenabikorwa ku rupapuro cyangwa kwifashisha porogaramu yateguwe mu ikoranabuhanga rya mudasobwa? Ikibazo nyacyo ni ukwibaza ngo mbese kubera iki nkwiriye guhitamo ubu buryo cyangwa buriya bundi? Gukoresha porogaramu ifasha muri gahunda y'igenabikorwa yateguwe mu ikoranabuhanga bifite ibyiza bigaragara, nko kubasha kubika amakuru yose agendanye nabyo mu ikoranabuhanga, cloud storage, guhuza no gushyira mu gihe amakuru agendanye na gahunda zawe mu buryo bworoshye n'ibindi. Ariko nanone gukoresha uburyo busanzwe bw'igenabikorwa bifite ibyiza byabyo, harimo kukuzamura mu byiyumvo, improving your cognitive functions, kuzamura amarangamutima yawe no kwigirira icyizere, kwiyungura ubumenyi bikomoka ku gushishikazwa no gushakisha amakuru, aho kukurinda mudasobwa iyigusakuriza cyangwa se akanya umara mu isomera ushaka amakuru nako ni ingirakamaro ku mubiri kurusha kwicara imbere ya mudasobwa. Byose birakwizanira utavuye aho uri. Ikiza kurenzaho ni uko ubu buryo bwombi, ubwa kera bw'inyandiko cyangwa se ubugezweho bw'ikoranabuhanga rya mudasobwa, bishobora gukorana byuzuzanya mu buryo bifatanyiriza kukuganiriza ibyiza mu gihe uri kwishimira kugenda urasa ku ntego mu kazi kawe no mu buzima muri rusange. Igenabikorwa ni igikoresho kigufasha gukumira umujagararo, stress control, mu kazi no mu buzima bwa buri munsi. Ibigutera kujagarara bishobora kuba bimwe mu bigize imibereho yawe ya buri munsi, ariko nanone kumenya neza uburyo ugomba kubigenzura bishobora kuzana impinduka zikomeye mu miterere y'ubuzima ubamo. Biri mu mahire yo gutegura igenabikorwa mu buryo bwizewe bwo kugenzura umujagararo ushobora kukwibasira. Gutegura igenabikorwa mu buryo butaziguye mu kigwi cyo gukora gahunda nk'utwarwa n'umuvumba w'ibije byose byagaragaye ko bigabanya umujagararo kandi kurushaho kugena ku ntego z'ubuzima, ubuzima bufite intego. Kubaho ubuzima n'imikorere byubakiye ku igenabikorwa biguha ubuzima bwiza bw'ubwonko nk'umuntu ndetse n'imitekerereze yagutse nk'ukataje mu iterambere. Bamwe babibona nk'ibitangaje, abandi ntibanabyiteho, ariko burya gutegura igenabikorwa ryawe mu mpapuro bigufasha kwibutsa, kwiga kurushaho ndetse bikanatoza ubwonko bwawe ubushobozi bwo kwibuka byinshi. Ibi ni ukuri kuko uko ugenda wandika gahunda yawe n'intoki birushaho kugirira ubwonko bwawe akamaro, mu gihe tutajya twiyumvisha ko dushobora kubaho ku isi ya none tutibanganishije ibikoresho byacu by'ikoranabuhanga. Iyi ngingo iratwibutsa twese ko bitureba kugerageza gukumira ubusumbane hagati y'isi y'ikoranabuhanga ishobora gusasira ubunebwe n'imikorere isanzwe ikoresha urupapuro, ikaramu na crayon. Mureke twandike igenabikorwa ryacu. Gukora igenabikorwa
Bifasha umukozi cyangwa umuntu kurasa ku ntego zitandukanye. Ni izihe ntego zawe z'umwaka 2020 cyangwa se 2030 kandi urateganya ute kuzigeraho? Mbere yo gusubiza iki kibazo, ukwiriye kuba uzi kwandika igenabikorwa ryawe ku rupapuro, bikongerera ubushobozi bwawe bwo kwibuka mu mutwe intego zawe z'igihe kigufi n'iz'igihe kirambye. Ikirenze ibyo, bigufasha gukomeza kwigenzurira ugendeye ku ntego zawe, ugashyiraho imihigo yo kwirasaho ndetse n'intambwe za ngombwa zo kuzigeraho. Igenabikorwa rituma ubasha kuzamura umusaruro wawe mu kazi cyangwa se ku giti cyawe. Ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga ericondrel.com bwagaragaje ko abagera ku ijanisha rya 93% bemeje ko gukora igenabikorwa rigendeye ku ngengabihe ihamye byabashoboje kuzamura umusaruro wabo ku rugero batarageraho mu mikorere isanzwe mbere. Kwandika igenabikorwa ryawe kandi bigufasha gusubira inyuma ukagenzura imikorere yawe, maze ukamenya neza igufasha kuzamura umusaruro n'itagufasha, bityo ukagenda uvugurura imikorere muri ubu buryo, ari nako urushaho kuzamura umusaruro. Gukora igenabikorwa bigufasha kuzigama igihe. Kuzigama igihe ni ubumenyi bw'ingenzi cyane kugira ngo ubashe gutera imbere ndetse unamererwe neza mu mubiri no mu mutwe. Ariko twese turabizi ko ari intambara itoroshye kandi ya buri kanya. Igenamigambi ni uburyo bwiza bwo kuzigama igihe tugenda dutakaza. Ni ruto ruto, rimwe na rimwe tutabizi. Nubigerageza uzabona ingano y'igihe uzazigama buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi. Noneho ibaze igihe ushobora kuzigama ku kwezi, ku mwaka. Ibaze hano ni uko ugenda uzigama igihe, nacyo ukakigenamo igikorwa runaka, niko bigenda birushaho kugukundisha akamenyero ko gukoresha ku ngengabihe, gutyo gutyo. Kwandika igenabikorwa ryawe bigufasha kuruhuka, kureba muri mudasobwa ndetse bikagufasha gutekereza byimbitse. Develop mindfulness. Rimwe na rimwe mu kazi hari igihe wumva ushaka gucomokora mudasobwa ngo uruhuke. Niba bikumereye bityo, fata akanya k'iminota 10 cyangwa kuri 20 maze wandike ku rupapuro ibitekerezo bikujemo, gahunda zikurikiraho ndetse n'igenabikorwa bijyanye. Tureba igihe kirekire mu birahuri bya mudasobwa kandi kunanizwa nabyo ni ikibazo kiriho. Gufata akanya ko gukoresha urupapuro bituma ubasha kuruhuka ibyo byuma, ariko mu mutwe wawe ugakomeza gukora uri mu gihe cya none, present, utarangajwe n'umunaniro. Gukora igenabikorwa n'ingengabihe yaryo byongera umunezero. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kugira akamenyero ko gukora igenabikorwa bishobora kuzamura amarangamutima yawe bigatuma ubaho unezerewe. Kureba mu gitabo cy'igenabikorwa cyawe ubona ko wamaze kurasa ku ntego umubare runaka kandi kuri kwegereza amasaha agenewe ubusabane runaka, guhura n'abandi mu mikino, kujya mu biruhuko cyangwa se usatira intego nyamukuru runaka, bikuganisha ku byiyumvo byo kuganura ku munezero bya bikorwa bikuganishamo. Nta byera ngo de, hari inzitizi zishobora kuboneka mu igenabikorwa ritagenzuwe. Ibigenabikorwa nta gushidikanya rizanira inyungu nyinshi ibigo, ubushabitsi ndetse n'undi wese ugamije iterambere rizira guhuzagurika. Ariko nanone nk'uko umwami Cyilima Rujugiro yabivuze mu nsigamigani nyarwanda, nta byera ngo de. Igenabikorwa rishobora kugaragaza inenge mu gihe ridakozwe mu buryo bwa kinyamwuga. Zimwe mu ntenge zishobora kwigaragaza muri iki gihe ni izi zikurikira. Intenge ya mbere ni igenabikorwa rishobora kwitwazwa rikaba intambamyi ku bikorwa. Itsinda riyoboye rishobora kugwa mu mutego wo gutumbira gusa ku gusesengura no kunonosora igenabikorwa, bagahuzwa no gutegura buri kantu kose bashobora guhura nako mu ishyirwa mu bikorwa bya gahunda bateguye. Bagahurira muri ibyo ku buryo kuzava hasi ngo bashyire mu bikorwa bitagerwaho, bakaguma mu igenamigambi ridashyira. Mu rurimi rw'abahanga mu bukungu byitwa imishinga ipfubira mu igenamigambi, death by planning. Igenamigambi ridashyizwe mu bikorwa ntacyo rivuze. Igenamigambi rishobora gutera abayoboye amatsinda kwirara, complacency. Kugira igenabikorwa rinonosoye bishobora gutuma itsinda riyoboye ryishuka ko rizi neza aho ikigo kiganisha. Inenge ya kabiri
Igenamigambi rishobora gutera abayoboye amatsinda kwirara. Kugira igenabikorwa rinonosoye bishobora gutuma itsinda riyoboye ryishuka ko rizi neza aho ikigo bakiganisha, ndetse banasobanukiwe neza uko ikigo kizagera aho bakiganisha. Kwibwira gutyo rero bishobora gutuma birara rwose, ntibagenzure mu buryo budatezuka intambwe zose zigize rya genabikorwa bateguye barigereranya ku bipimo birigenzura, kandi ntibabashe kumenya igihe gahunda ziri gushyirwa mu bikorwa ziteshutse ku murongo watanzwe, cyangwa se izindi mpinduka zishobora gukomokaho hanze kandi zikagira ingaruka ku byateganyijwe. Igenabikorwa ntabwo ari itegeko ndakuka rishyirwaho bikaba birangiye, ahubwo ni gahunda igenda ishyirwa mu bikorwa kandi ikagendana no kwigorora uko igenda ijya imbere. Inenge ya gatatu, igenabikorwa rishobora gutuma hatabaho kwemera inzira ya bugufi mu gihe ishoboka. Nubwo hejuru twabonye ko igenabikorwa ryiza rigena n'uburyo bwo kwiyorohereza akazi, ikinyuranyo cy'ibi nacyo gishobora kubaho. Ni ukuvuga abagize itsinda riyoboye bo hagati ndetse n'ababungirije, mid and lower level managers, bashobora kwishyiramo ko bagomba gukurikiza mu kadomo amabwiriza agenga igenabikorwa bahawe n'ababakuriye. Nubwo uburambe n'ubunararibonye byabo byaba bibereka nta gushidikanya ko uku bari kubikora nta kigenda, mu kigwi cyo kumenyesha ababakuriye intambamyi bari guhura nazo, bagakomeza guhatiriza, batakaza igihe ndetse n'ubushobozi ku gikorwa babona nta musaruro. Inenge ya kane, igenabikorwa rishobora gupfukiranwa n'ubushake cyangwa se ubushobozi bwo kurema udushya. Tugarutse ku ngingo zimaze kuvugwa haruguru, abakozi n'abayoboye amatsinda bashobora kwiyumvisha ko bagomba gushyira mu bikorwa mu kadomo amabwiriza ari mu igenabikorwa uko bayahawe. Mu gihe biyumvisha rero ko bapimirwa ku buryo bashyira mu bikorwa mu kadomo inshingano bahawe gusa, icyo gihe ubushake bwo guhanga udushya, kwibwiriza ndetse no kugerageza imikorere mishya buragwingira ndetse bugasinzira, kuko byagaragaye ko ugutsinda bikomoka ku guhimba udushya, kuvugurura imikorere ihari bigendanye na rya genabikorwa. Bityo rero igenabikorwa ntirikwiriye gupfukirana, gufungura umutwe, kureba kure no kugerageza udushya mu mikorere y'ikigo, ubushabitsi cyangwa se ibikorwa by'umuntu ku giti cye. Intego n'igenabikorwa ntabwo ari inshinganwa ko biba ari impapuro ndakuka zanditse zimanitse ku rukuta nk'icyapa. Mu bigo bito, ubushabitsi buciriritse cyangwa se ibikorwa ku giti cy'umuntu birashoboka cyane ko byaba ari igitekerezo n'ibindi bitekerezo bishushanyije mu mutwe w'umuyobozi ukuriye abandi. Ibi ni ukuvuga akaba azi neza intego ashaka kugeraho ndetse n'uburyo ateganya kuzigeraho. Ariko nanone ubushakashatsi ndetse n'ubunararibonye bwagaragaje ko igenabikorwa rikozwe kinyamwuga ritanga umusaruro ufatika ku bigo n'ubushabitsi. Igenabikorwa ryaba rikozwe mu buryo bw'inyandiko cyangwa se muri ubwo buryo ubundi bw'iyoborantekerezo. Ariko nanone igihe igenabikorwa ryitiranyijwe n'intego ubwaryo aho kugira ngo ribe inzira iganisha ku ntego, iki gihe rihinduka intambamyi ndetse rikagira ingaruka mbi ku kigo cyangwa se ubushabitsi.